Turi ku cyumweru, ni saa 2 za mu gitondo. Nk'uko rero bisanzwe, Mikayela aba agomba kubyuka maze akajya ku gituro cya Nikora. Uyu Nikora rero yari umugabo we, amaze imyaka 3 yitabye Imana. Gusa nyine Mikayela buri ku cyumweru aba agomba kujyayo, maze akagenda akareba uko hameze, ndetse rwose agasiga amwandikiye n'ibaruwa, dore ko muri iyi myaka 3 yose yashize yajyagayo buri cyumweru maze akamwandikira ibaruwa. Ibintu nyine we rwose yumvaga ari nko kwivura agahinda, ndetse ari no kugerageza kumva ko nyine uyu umugabo we atigeze agenda burundu, ahubwo bisa nkaho rwose agihari. Yageragezaga rero kugenda akamwandikira ibaruwa amubwiramo ibintu byose yakwifuje kumubwira. Uyu munsi rero nabwo yarabyutse aritegura, maze agenda yerekeza ku gituro nyine cya Nikora. Akimara kugerayo yaragiye aricara, maze atangira kumubwira ati nk'ibisanzwe nyine uyu munsi nanyweye ya kafu ukunda, gusa nyine itasi yawe nta muntu rwose ufite wo kuyinyweramo. Yatangira kumubwira ibintu byinshi, maze hashize akanya ahita afata ikarine ye, afata na bike, maze atangira kwandika. Uyu munsi rero yaramwandikiye ati Nikora, uzi ikintu gitangaje, iri joro naraye ndose turi kumwe, kwa kundi nyine twabaga turi kumwe muri aparitema yacu, turi mu cyumba cyacu. Noneho uzi ikintu gitangaje se, nuko nubwo namenye ko narotaga, ariko n'ubundi byarangiye numva ntashaka gukanguka, numvaga nakomeza kurota maze nkakomeza kukwirebera. Ariko uvuga aya magambo rero, amarira yari yamaze kumubana menshi, yari ari kurira cyane rwose, amaso yose yuzuye amarira ari gushoka ku matama. Akomeza rero kugenda amwandikira amakuru agiye atandukanye, amubwira uko abaturanyi bameze, amubwira byinshi nyine mu buzima, amubwira uko akazi ke kagenze. Mbese yamuhaga amakuru nk'aho rwose icyo cyumweru cyose yakabaye ari kumuha ripoti y'ibintu byose. Ati gusa nyine ndagukumbuye cyane, nkumbuye kwa kuntu wajya kujugunya amasogisi yawe adafuze mu ntebe, nkumbuye kandi ukuntu wasekaga, ndetse rwose nkumbuye n'ijwi ryawe. Mba numva ngukumbuye wese, nkumbuye nyine ko duserera kubera udukosa dukeya wabaga wakoze. Ku rundi ruhande rero n'ubundi muri iri rimbi hari Moyize. Uyu we ni umusore w'imyaka 32, nyamara we ntabwo ari hano kubera umuntu umwe gusa, ahubwo ari hano kubera umugore we ndetse na mushiki we. Bombi bitabye Imana bakurikirana, dore ko nyine umugore we amaze imyaka 7 apfuye, naho rero mushiki we amaze imyaka 5. Uyu musore rero kubera ibintu byamubayeho ntabwo ajya aseka habe na gatoya, cyane cyane ko abona nta kintu gisekeje yigeze abona. Mbese iyo umurebye mu isura wagira ngo arashaje kubera ukuntu ahora nyine yijimye. Abahagaze rero afashe mu mifuka, ari kwitegereza nawe iyi mva ya mushiki we ndetse n'iy'umugore we ibiri hirya gatoya. Aba ari kubyitegereza adahumbya, dore ko nawe nyine wagira ngo yabisezeranye na Mikayela, kuko nawe buri cyumweru agomba kuza hano maze akaza kureba niba izi mva zisukuye, ndetse rwose niba hameze neza. Moyize we rero yakundaga kuzindukira hano hantu, kuko atifuzaga kuhahurira n'abandi bantu, ndetse yifuzaga ko nta muntu n'umwe wabasha kumubona, kubera ko nyine yari umusore uzwi ku buryo kumubona n'ubundi byagombaga kuba biri bumenyekana ahantu hose. Kandi nyamara nubwo yari umukire cyane kandi n'ibintu akora bizwi, ariko yirindaga guhora mu bitangazamakuru. Niyo mpamvu rero n'uyu munsi yari yazindutse kare kare rwose kugira ngo ahave nta muntu n'umwe urahagera. Nyamara Mikayela nawe yari yazindutse bishoboka, dore ko nyine we ni nayo saha yakundaga kuzira hano. Ariko aba bombi nta na rimwe bari barigeze bahahurira, nta na rimwe bari barigeze babonana, kubera ko ntabwo hari hegeranye cyane, cyangwa se umwe ntabwo yabaga yitaye ku by'undi. Naho rero Mikayela we yamaze nyine kwandika ya letre, maze atangira no kuyisoma. Moyize rero utari umenyereye kumva ijwi na rimwe hano hantu, yagiye kumva yumva ijwi riri kumusakuriza, riri kuvuga cyane rwose. Uwo rero yari Mikayela wari uri gusoma ya letre yari amaze kwandika. Yayisomaga ameze rwose nk'umuntu usakuza, nta kintu na kimwe yari yitayeho. Naho rero Moyize
byaranze nyine maze arahindukira, yahise abona umukobwa wicaye ku gituro, amarira yamurenze, yari afite rero urupapuro mu ntoki ari gusoma cyane rwose ku buryo ibyo yasomaga na Moyize yabyumvaga. Mikayeli we rero yari ari kubwira Nikora ati uzi yuko ejo hashize nagiye muri ya resto twakundaga kujyanamo, naragiye rero maze nkomanda amasahani abiri, nyamara umuseriveri yandebye nkaho ndi umusazi, yibajije ukuntu ndi gutanga komande y'amasahani abiri ndi umuntu umwe, ariko ibyo ntacyo byari bimbwiye, njyewe ntabwo byandebaga, icyangombwa ni uko muri njyewe numvaga njye nawe turi kumwe, numvaga turi gusangira, dore ko nari natanze na komande ya bya byo kurya nyine twakundaga, bimwe twakomandaga buri munsi. Moyize rero acyumva ibintu uyu mukobwa yari ari gusoma, yahise atekereza ukuntu nawe ajya agenda maze agakunda gukomanda amabombo umugore we yakundaga, nyamara ntabwo Moyize we yakundaga ibintu by'isukari habe na gake. Ariko nyamara kugira ngo yibuke ibihe byiza yagiranaga n'umugore we, nawe yajyaga agenda maze akagura za bombo umugore we yakundaga. Kano kanya yari ari kumva agahinda uyu mukobwa afite cyane, kuko rwose yumvaga wagira ngo agahinda baragahuje. Naho rero Mikayeli we utari witaye ku muntu n'umwe, utari uzi ko rwose hano hari n'undi muntu uhari, yakomeje kwisomera nyine cyane, maze noneho atangira kubwira Nikora ati njyewe ariko n'ubundi narakurakariye cyane, wari warambwiye ko utazigera unsiga, wari warambwiye ko tuzabana akaramata ndetse tuzasazana, ariko tekereza ukuntu uriya munsi wemeye rwose ukagenda ukansiga. Yego nanone ku rundi ruhande sinkurenganya, kubera ko siwe watumye kiriya gikamyo kiza kidafite fure maze kikagonga moto wari uriho, ariko nanone ntabwo wagombaga kugenda kare kuriya. Imyaka 3 irashize ndi njyenyine, iyo mbitekereje numva ari nk'ikinyejana cyose gishize udahari. Mikayeli rero ahita asoza amubwira ati gusa uko byagenda kose ndagukumbuye, ariko kandi ndagukunda rwose nkaho nta cyabaye. Yagiye rero guhina runo rupapuro nk'uko byari bisanzwe, maze kubera ukuntu hari umuyaga mwinshi, umuyaga ubwo rutwaye uramugurukanye, yagerageje kurufata ariko biranga, umuyaga rwose uba mwinshi, wararugurukanye rero maze ruragenda rugera kuri Moyize wari uri gutega amatwi cyane uyu mukobwa wari uri gusoma bino bintu, dore ko ibintu byose yari ari kuvuga Moyize yari ari kwiyumva neza neza, yumvaga nawe aribyo ajya atekereza ndetse aribyo ajya yumva yabwira umugore we. Yabonye rero uru rupapuro ruguruka rumusanga, maze nawe ahita arwana no kurufata. Niko kandi na Mikayeli yararukurikiye yiruka rwose. Moyize rero yari yamaze gufata no rupapuro maze areba mu rundi ruhande, naho rero Mikayeli we yaje nyine ameze nk'umuturutse inyuma, yahise amubwira ati mumbabarire rwose ni umuyaga ubikoze, umuyaga untwariye urupapuro. Naho Moyize yahise arumuhereza ati nguru hano, ariko arumuhereza atamureba, yakomeje kwirebera mu kindi cyerekezo. Intoki zabo rero zakoranyeho, maze Moyize kwihangana biranga, yarahindukiye areba uyu mukobwa, bararebanye mu maso, nta n'umwe uri kuvugisha undi, buri wese afite ibyo ari gutekereza. Moyize we yari ari kwitegereza uyu mukobwa ari no gutekereza ati uyu muntu rwose duhuje umubabaro neza neza, wagira ngo ibintu avuga ni njye mba nabimubwiye ngo abimvugire. Hashize rero nk'amasegonda barebana, maze Moyize ashaka guhindukira ngo yigendere, ariko nyamara Mikayeli ahise amubaza ati none se usanzwe uza hano? Njyewe nza hano buri cyumweru, ariko nari ntarakubona na rimwe. Nyamara Moyize ntabwo rwose yakundaga kuvugana n'abantu atazi, ikindi kandi nta nubwo yagiraga amagambo menshi, wabonaga rwose agahinda karamwishe, ibintu byo kwirirwa avuga ntabyo yari yishoboreye. Moyize rero yarongera arahindukira, maze ahita abwira Mikayeli ati yego rwose buri ku cyumweru mba ndi hano, ariko nanone nza mu masaha ya kare,
ubwo niyo mpamvu wari utarambona, uyu munsi nuko byabaye ngombwa ko natinze kuza maze nkaza hakeye cyane. Naho rero Mikayera ahita amubwira ati ariko rwose birashoboka ko nawe nyine wabuze umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe, ariyo mpamvu uza hano buri munsi. Akivuga ibyo, Moyize yahise yumva ikiniga mu muhogo, yumvise ikintu kimufashe, dore ko nyine uko yabitekerezaga buri gihe yongeraga kumva agahinda karamwishe. Yaramubwiye ati yego, nabuze abantu b'ingenzi cyane mu buzima, mushiki wanjye ndetse n'umugore wanjye. Mikayera rero yahise yumva bimubabaje, maze ahita amubwira ati umbabarire kuba hari nshobora kuba nongeye gutuma agahinda kawe kabyuka, gusa nanjye nyine nabuze umugabo wanjye nakundaga cyane, ndetse rwose natekerezaga ko tuzasazana. Moyize rero yongeye kwitegereza Mikayera, ariko rwose yumva nta jambo afite yamubwira kugira ngo abashe kuba yamwihanganisha, cyane cyane ko yaramwumvaga cyane kuko agahinda bari bagahuje. Mikayera rero yahise amubwira ati nitwa Mikayera, ari nako amuhereza ikiganza. Naho rero Moyize nawe yahise amubwira ati nanjye nitwa Moyize. Bose rero kano kanya bari bamenyanye. Naho Mikayera yahise amusezera maze asubira nyine kureba igituro cy'umugabo we, dore ko yari atarasozanya n'ibyo yari arimo. Naho rero Moyize nawe yarabanje yitegereza uyu mukobwa ari gusubirayo nyine mbere y'uko nawe nyine akomeza ibyo yari arimo. Mikayera rero yageze hano ku gituro cya Nikora, maze ahita amubwira ati Nikora, uyu munsi none ntabwo ubaye umunsi nk'indi yose usanzwe. Uyu munsi mpuye n'undi muntu, ni ubwa mbere nabona umuntu waba yashobora kumva agahinda kanjye. Najyaga ntekereza ko nta wundi muntu uzi ububabare bwanjye, kuba nza hano buri cyumweru kubera ko nyine nabuze umuntu w'inkoramutima yanjye, ariko nkaba numva nifuza n'ubundi kuza kongera kumera nk'aho muri iruhande. Numvaga nta muntu wabasha kumva ibyo bintu, ariko uyu munsi mpuye n'umuntu udasanzwe, kuko mpuye n'umuntu dufite ububabare bumwe, twumva ibintu kimwe, kuko nawe nyine yabuze abantu b'inkoramutima ze. Abamubwira nyine nkaho rwose ari kumwumva. Yamaze rero gukora ibyo yakoraga, maze ahita afata ya lettre nyine yari amaze kwandika, yarayizinze maze ayishyira munsi y'indabyo nk'ibisanzwe, ubundi arigendera. Naho rero ku rundi ruhande Moyize we yari yariyemeje rwose ko atazongera gukunda ukundi, nyuma yo kubura umuntu umwe rukumbi yakunze ari we mugore we. Yaratashye rero aragenda ajya muri biro ye yo mu rugo, maze afata mashine ye atangira gusoma amayimeri y'akazi, dore ko nta kindi kintu yakoraga uretse nyine kugerageza kumara umwanya wari mu kazi kugira ngo ye kwitekerezaho cyane. Yatangiye gusoma rero amayimeri yari yohererejwe ay'inama zo ku munsi uzakurikira n'ibindi byose bigiye bikurikira. Hanyuma rero yagiye kubona abona munsi ya mashine hari harimo urupapuro rurambuye. Ni sekreteri we rero wari warusizemo, yararufashe kugira ngo asome, maze asanga ni dosiye yerekanaga nyine ko hari ubutaka bushya bamaze kugura, bakeneye kuzubakamo nyine kampisi izaba ishinzwe ubushakashatsi. Yasomye neza rero maze asanga ubu butaka bari baramaze kugura bwari bwa butaka bwarimo rya rimbi ririmo umugore we, ririmo mushiki we, ndetse ririmo n'umugabo wa Mikayera bari bamaze guhura. Ibi bintu rero ntabwo yari yarigeze abimenya. Yari azi ko nyine baguze ubutaka bazubakamo iyi kampisi, ariko ntabwo yari yarigeze amenya yuko ari buriya butaka baguze. Kano kanya rero yahise yumva bibaye nk'aho amaraso akonje mu mubiri we wose, kuko yahise yumva ibirenge byanze gufata hasi. Yahise afunga iyi mashini yihuta, maze arahaguruka ajya guhagarara iruhande rw'idirishya. Yatangiye kwibaza ibi bintu, maze rwose atangira kwibaza ukuntu azabisobanura, kandi nyamara byari ibintu byamaze gufatwaho umwanzuro, dore ko haburaga gato maze ngo bitangire gushyirwa mu bikorwa, batangire nyine gusenya iri rimbi, ubundi batangire kuhubaka.
yatangiye rero gutekereza ukuntu Mikayire bahuye uyu munsi yari hari ahantu ahafata rwose nk'ahantu h'icyitegererezo. Yahise atekereza ati ku cyumweru nzongera nsubireyo, ahari nzongera mpure na Mikayire, ahari uwo munsi nabasha kumubwira byose binyerekeye ndetse nkanamubwira ibintu bigiye kuba kuri hari ahantu twahuriye ndetse twembi dufite amateka, hari ahantu twembi tumeze nk'aho tuhabitse umutungo, dore ko tuhajya buri munsi buri ku cyumweru. Ubwo rero rwose ahari nzabona imbaraga zo kumubwira ibyo byose nituramuka twongeye guhura. Ku cyumweru rero cyakurikiye, imvura yabyutse igwa kandi ari nyinshi cyane ku buryo nyine Mikayire atabashije noneho kuzinduka nk'uko bisanzwe. Yaraje ariko aguma hafi aho ari mu modoka kuko yabonaga imvura ikaze yananiwe kuba yayivamo. Aho imvura yagabanukiye rero yavuye mu modoka maze yerekeza ku mva y'umugabo we nk'ibisanzwe. Akigerayo yasanze hari umuntu wahamusigiye agapapuro kanditseho ariko gahinnye, yageretseho akabuye hano nyine hejuru y'imva y'umugabo we neza neza. Yarabanje arakebaguzwa areba hirya no hino abona nta muntu uri kureba, maze akuraho ka kabuye afata ka gapapuro. Yatangiye rero kugasoma. Uru rupapuro rwatangiraga rugira ruti: ku mugore uhora yandikira umugabo we buri munsi, njyewe sinigeze mbasha kwandikira abantu turi kumwe, nyamara wowe ubasha kwandikira umuntu wabuze kino gihe cyose. Nanjye rero ndashaka kwiga kwandikira abo turi kumwe ndetse nkabyigira kuri wowe. Mikayire rero yarakibagujwe yibaza umuntu wanditse iyi baruwa, ariko mu kanya gato cyane yahise atangira gukeka uwo ari we. Yakomeje rero gusoma iyi baruwa. Nyine yakomezaga ivuga iti: narakumvise ku cyumweru cyashize ubwo wari uri kwivugana. Ni ukuri ntabwo nifuzaga kukumviriza, ariko wavugaga cyane kandi nkumva ibintu uri kuvuga nanjye rwose bisa n'ibyo nakabaye ndi kuvuga. Numvise rero aho wabwiraga umugabo wawe ko hashize imyaka 3 yose agusize, ariko nyamara utarabyibagirwa. Nanjye rero nahise ntekereza ko umugore wanjye hashize imyaka 7 yose ansize, ariko ntarabyibagirwa. Nanjye mba numva murakariye kubera ko yansize. Mikayire rero yakomeje gusoma iyi baruwa, ariko nyamara yahise amenya neza yuko uwayanditse ari wa musore bahuriye hano ku cyumweru cyashize. Mikayire rero yamaze gusoma runo rupapuro maze araruzinga arushyira mu mufuka. Yakomeje kureba hirya no hino ngo arebe ko yabona uyu musore warwanditse, ariko nyamara ntabwo yamubonaga. Yatangiye gutekereza rero ko ahari we yaba yatashye kare, nyamara ntabwo ariko byari bimeze kubera ko Moyize yari yagiye yihisha ahantu, maze yitegereza uyu mukobwa uko yasomaga uru rupapuro n'uko yarubikaga. Gusa yari yihisha ahantu ku buryo uyu mukobwa atamubona. Yamaze kubona rero ko amaze kurusoma maze ahita yigendera. Yumvaga rwose nta mbaraga afite z'uko yarebana n'uyu mukobwa mu maso, yumvaga atabishobora ndetse yumvaga nta magambo afite yo kumubwira. Nubwo bwose yari afite ikintu kimuremereye yagombaga kumubwira, ariko yumvaga atabona aho abihera. Mikayire nawe ahita afata bike maze agatangira kwandikira Moyize. Yaratangiye rero aramubwira ati: wakoze cyane ku rwandiko wanyandikiye. Ni ukuri burya rwose ntabwo tugomba kwibagirwa abacu nubwo tuba tutakiri kumwe, ariko kugira ngo twimare agahinda tugomba gutekereza ko bagihari kandi tugakomeza tubibuka. Hanyuma rero ntabwo nzi ikintu nakubwira kubera yuko agahinda kawe ndakumva cyane rwose. Njyewe nyine bisa nkaho kwiyakira byananiye, kuko imyaka 3 yose ishize ntabwo njya numva ko umugabo wanjye yagiye burundu atazagaruka. Sindabasha kubyiyumvisha. Gusa nyine nta kindi nakubwira, ariko tugomba gukomeza nyine kuba hafi y'aba bantu bacu twakundaga bagiye. Yafashe rero rwa rupapuro maze araruhina, yahise arusubiza munsi ya ka kabuye neza neza aho bari basize urwe.
Icyumweru rero cyakurikiye, Moise noneho yarazindutse cyane, maze arabanza ajya kureba ku mva y'umugore we ndetse na mushiki we, yahise akomeza ajya kureba ku mva ya Nikora. Ni naho kandi yasanze munsi ya ka kabuye harimo urupapuro, nawe yararufashe, dore ko rwose atari yizeye ko azabona igisubizo, nta nubwo kandi yari azi ko nyine uyu mukobwa Mikayera azamusubiza. Yahise atangira kurusoma, yararusomye yitonze maze arusubiramo inshuro 3 zose. Yarongera afata bike nawe arongera arandika, dore ko rwose guhera uyu munsi batangiye kujya bavugana mu mpapuro buri cyumweru, bakazisiga hano nyine bari basanzwe bazisiga, buri wese akaza agafata urwe maze akarusoma. Nyamara rwose ntabwo babonanaga amaso ku yandi, dore ko nyine Moise we yumvaga atabasha kureba mu maso Mikayera kubera igikorwa cyari kiri gutegurwa kubera hano, kandi nyamara yarazi ko hano hantu ari ah'ingenzi cyane kuri Mikayera. Batangiye rero kumera nk'aho rwose bamenyeranye, nk'aho ndetse bamaranye igihe, batangira kujya babwirana ubuzima bwabo bwose babivuga mu mabaruwa. Niko kandi Moise utarigeze rwose agira umuntu n'umwe abwira ibimwerekeye, yatangiye kubwira uyu mukobwa ibyerekeranye n'ubuzima bwe, uko mushiki we yabayeho, uko bakuze, ndetse n'imibanire ye we n'umugore we, utuntu umugore we yakundaga, utwo yajyaga akora. Ni nako kandi Mikayera nawe yajyaga abwira nyine Moise ibyerekeranye na Nikora. Bose batangiye kuganira maze rwose batangira kumenyana, kandi hakoreshejwe amabaruwa gusa. Byageze naho rero Moise abwira Mikayera ko we nyine n'umugore we bahura bwa mbere bahuriye kuri kaminuza bigaho, ndetse rwose yakomeje kumubwira byose, ariko ikintu atigeze amubwira ni uko atigeze amubwira ku byerekeranye n'umutungo we, ku byerekeranye n'uko ari umusore w'umukire cyane, ndetse atigeze anamubwira ko ubu butaka bahuriyeho ndetse baba bahagazeho nabwo kano kanya ari ubwa Moise. Naho rero ku rundi ruhande Mikayera we yamubwiye nyine ukuntu we ahura bwa mbere na Nikora bahuriye muri cafetaria, maze Nikora akamumenaho ikawa. Ari uwo munsi nyine bahise bamenyana. Byarakomeje rero ku buryo bageze naho noneho bazajya bandikirana maze bagaterana amaburaga agiye atandukanye, buri umwe yaba ari gusoma agatangira guseka kubera burag undi yabaga yamubwiye. Batangiye kujya babwirana ibintu bagezeho, inzozi zabo, ndetse rwose n'ibindi byose biri mu mishinga bitegura kuzageraho. Umunsi umwe rero Moise yaje hano ari ku cyumweru n'ubundi, ariko noneho ibaruwa yahasize itandukanye n'izindi zose rwose yajyaga hasiga, kubera ko nyine uyu munsi yasize ibaruwa yandikiye Mikayera ati saa 4 ndaza kuba ndi muri cafetaria, abari kumubwira izina ryayo. Ndifuza ko niba ntacyo bigutwaye wahansanga maze tugasangira ikawa, niba rwose wumva ukeneye kuba waba wicaranye n'umuntu ukumva kandi ugutega amatwi, umuntu muhuje byose, ubwo rwose ndaza kuba ngutegereje. Mikayera rero akimara gusoma iyi baruwa yayisubiyemo inshuro nyinshi cyane, ndetse rwose akumva yishwe n'amatsiko yo kuba yavugana n'uyu musore barebana, dore ko uretse ya nshuro ya mbere bahuraga, izindi nshuro zose hari mu mabaruwa gusa. Mikayera rero arataha, maze saa 3 zagera aratangira akigera imyenda, yambara ikanzu inshuro nk'eshanu, yongera ayikuramo, yongera yambara indi, yongera ayikuramo. Bigoranye rero ahitamo imwe maze akayambara akagenda, gusa agenda yumva umutima uri kugenda ukubita cyane mu gituza. Agerayo rero maze akinjira muri ya cafetaria, nyamara Moise waba yahageze kare. Moise rero agikubita amaso Mikayera ahita ahaguruka maze akamwenyura. Mikayera ahita agenda amusanga, naho rero Moise ahita amubwira ati nishimiye ko rwose uje, nari nzi yuko utari buze. Naho rero Mikayera ati nanjye nari nzi ko rwose ntari buze, ariko nanone ndishimye kuba nabashije kuza. Moise ati ninjye nishimye
aba ari no kumukururira intebe rero kugira ngo nyine yicare. Amara kwicara rero maze bakarebana umwanya, nyamara haba habuze uwongera gutangiza ikiganiro. Moise rero ahita abwira Mikayera ati nagutangiye komande y'ikawa, nibutse nyine ya magambo wari uri kuvuga cya gihe uri kuvuga kafe mwakundaga kunywa. Amubwira rero kafe yamukomandiye, maze Mikayera akumva niyo rwose asanzwe akunda. Ahita amubwira rero ati nizere ko rwose ntibeshye. Naho rero Mikayera ahita amubwira ati hoya ntabwo wibeshye rwose, niyo ngiyo nkunda, ahubwo ntangajwe no kuba ibyo bintu wumvise uri kure cyane warabashije kubifata mu mutwe. Kano kanya rero bahise batangira kuganira noneho byimbitse, batangira guterana story ndetse batangira gusubiranamo ibyo bajyaga bandikirana. Bakomeje kuganira rwose umwanya munini ku buryo hashize amasaha 2 ntawe umenye ko kino gihe cyageze. Sinzi rero ukuntu Mikayera yarebye ku isaha maze abona hakeye rwose, kandi nyine yagombaga guherekeza umushuti we gushaka ikanzu y'ubukwe. Yahise rero abwira Moise ati uranyihanganira kubera ko umushuti wanjye nari namwemereye ko uyu munsi nzamuherekeza kandi ndabona amasaha ageze. Nta yandi mahitamo rero Moise yari afite uretse nyine yo kumwemerera, gusa yumvaga bimubabaje kuko yumvaga yakabaye agumana n'uyu mukobwa andi masaha menshi, yumvaga atifuza ko batandukana. Yahise amubaza ati none se wakwemera ko igihe nk'iki kizongera kubaho? Mikayera atanabitekerejeho ati cyane rwose, ndetse nabikunda cyane kuko nanabyishimiye, kandi wakoze kubera iyi kawa, ndetse rwose warakoze kubw'amabaruwa yose wanyandikiye. Ndakubwiza ukuri, amabaruwa wanyandikiye yose afite ubusobanuro kuri njyewe, ndetse rwose yaranshimishije. Naho Moise ati nanjye nuko byaranshimishije cyane. Mikayera rero ahita amubwira ati ubwo nizere ko rero ku cyumweru tuzahurira hahandi dusanzwe duhurira. Moise ati cyane rwose tuzahura, noneho byanze bikunze tuzagerageza duhuze amasaha. Mikayera rero yarahagurutse agiye gusohoka, maze Moise aramuherekeza. Bageze hanze bahagarara umwanya buri wese ari kwitegereza mu maso ya mugenzi we. Aha rero niho Mikayera yatangiye kumvira ukuntu parufe ya Moise ihumura neza. Yakomeje nyine kumva rwose uyu muhumuro, maze akumva yahumiriza kugira ngo awumve neza yitonze. Gusa nyine ntiyifuzaga ko uyu musore yamenya ibyo ari byo. Naho rero Moise we yumvaga yamufata nko mu biganza, cyangwa yamuhobera akamukomeza, cyangwa se akaba yamwegera akanamusoma, ariko nanone agatekereza akavuga ati ibi bintu naba nihuse cyane, haba hakiri kare, reka rwose atancishamo ijisho, ngomba kugenda gahoro gahoro. Basezeranyeho rero maze Mikayera aragenda, gusa Moise yasigaye ahagaze ari kwitegereza uyu mukobwa kugeza igihe yamaze kurenga. Umusore wajyaga kuvuga yuko umutima we yawufunze maze n'urufunguzo akarujugunya, kano kanya rwose ahubwo wagira ngo urufunguzo yarwibagiriwe mu rugi, kubera yuko umutima we yari yaramaze kuwufungurira Mikayera. Uyu munsi rero Moise ahita asigara yibwira ati uko byagenda kose noneho ku cyumweru ntabwo tugomba gutandukana ntamubwiye rwose ibyerekeranye n'uyu mushinga. Ngomba kuzabimubwira, ariko nanone nkamubwira ko ngomba gushaka uburyo bwo kuwuhagarika. Aba yumva gukomeza kubika iri banga nabyo ubwabyo nyine ari ikibazo. Nyamara icyo atabazi ni kimwe, ni uko atabazi yuko abashinzwe uyu mushinga muri bizinesi ze kano kanya baba bari mu nama, ndetse rwose inama iba iri hafi no kurangira, baba bamaze kwemeza yuko bagomba gutangira gusukura hariya hantu. Ubwo ni ugukuraho nyine ziriya mva zose bakazikuraho bagatangira kubaka.
Ikindi kandi ataba azi nuko iyi nama ikirangira ibintu byose noneho biba byagiye hanze, kuko batangira nyine no kubivuga mu binyamakuru, n'ubundi nyine abanyamakuru bari bahari iyi nama iri kuba. Ku wa gatandatu rero wakurikiye mbere y'uko nyine ku cyumweru hagera, Mikayire aba yibereye muri telefone nk'ibisanzwe ari kwisomera nyine amakuru agiye atandukanye. Yatunguwe rero no kujya kubona akabona nyine ifoto y'uyu musore Moise. Umutwe w'inkuru rero uba uvuga uti umusore w'umukire cyane ari kugerageza kwagura ibikorwa bye, ndetse rwose yamaze kugura ubutaka bunini cyane bw'ahantu nyine hari hasanzwe hari irimbi. Aha rero barifuza kuhatunganya maze bakahubaka kampisi izajya nyine ikorerwamo amaresherishe ku bintu byerekeranye na tekinoloji. Nyamara rero Mikayire akimara kubona ibi bintu yagize ngo hari ari kurota. Yaritegereje neza abona neza neza ni wa musore rwose Moise. Gusa yahise yumva atangiye gukonja, yahise atangira gutitira, atangira gusesa urumeza. Ntabwo yiyumvishaga ukuntu uyu musore ari we rwose waba ugiye gusenya iri rimbi, azi neza yuko hariyo nyine umuntu w'inkoramutima cyane ya Mikayire, ndetse kandi hariyo n'abantu b'inkoramutima z'uyu musore. Mikayire yatangiye gutekereza ukuntu hariho bahuriye bwa mbere, ukuntu ndetse ariho babwiranira amabanga yose, ya maletire yose bandikiranaga, ndetse n'ukuntu rwose aha hantu ariho hatumye batangira guhindura ibitekerezo, ndetse rwose bamenya yuko bahuje agahinda. Kano kanya yari ari kwibaza ati ubuse uyu ni we cyangwa ndi kurota? None se nshimye yuko yenda njyewe ntacyo mubwiye, naho se abantu be bo ntacyo bamubwiye. Ikindi kintu rero yibazaga kurusha ibindi byose, yibazaga ukuntu Moise atigeze amubwira ku byerekeranye no kuba ari we waguze buno butaka ndetse n'ibikorwa bigiye kuhakorerwa. Icyo atari azi ni inshuro zose Moise yagerageje kubimubwira ariko bikamunanira, akabiburira imbaraga, dore ko yatekerezaga ko ari ibintu bikomeye cyane ndetse rwose bishobora gusenya uyu mukobwa uko byagenda kose, kuko hano hantu yahafataga nk'ahantu h'umwihariko ndetse nk'ahantu rwose adakwiye guhomba. Uyu munsi rero kubera agahinda Mikayire aba afite, araryama ariko ntabwo afatanye ijisho, burinda bucya adasinziriye. Aba ari gutekereza ko ahari byaba byiza yakwigendera akajya ahantu kure maze ntazongere kubonana n'uyu musore, ariko nanone abitekerezaho agasanga yabasize Nikora kandi rwose atagomba kumusiga. Yarabyutse rero nubwo atabishakaga, maze n'ubundi afata imodoka yerekeza kuri iri rimbi nyine. Yagiye yerekeza ku mva ya Nikora nk'ibisanzwe. Yatunguwe rero no gusanga Moise yahageze kare ndetse rwose ariho yicaye. Moise akimubona yahise ahaguruka, yari afite rero ibaruwa mu ntoki. Moise yahise atangira gusuhuza Mikayire ati Mikayire umeze neza? Naho rero Mikayire ati ntukampamagare mu izina nkaho njye nawe turi inshuti kuko ntabwo tuziranye. Birumvikana rero Moise yaratunguwe kubera ko ntabwo rwose ari iki gisubizo yari yiteze. Ati habaye iki se kandi ko ndeba utameze neza? Naho rero Mikayire yahise afata telefone maze amwereka neza neza bya binyamakuru nyine byamwanditseho. Akimara gusoma ibi bintu, Moise yahise yumva abuze aho areba, yumvise abuze aho akwirwa, yumva ibirenge bitangiye gutitira, dore ko iyi nkuru yifuzaga rwose kuba yayibwirira uyu mukobwa w'ubwe nyine bitarindiriye yuko abimenya bivuye ahandi. Yahise amubwira ati ni ukuri mbabarira, gusa nyine ndifuza kuba nagusobanurira. Mikayire wari warakaye ati wansobanurira se ukambwira impamvu aha hantu twahuriye bwa mbere, aha hantu twahoraga twandikiranira, burya bwose nubwo twabwiranaga agahinda kacu wowe ntacyo byari bikubwiye, ahubwo wari uri gutegura kwasenya. Moise rero acyumva ibi nawe yumvise nyine bimukoza ahantu, kuko yumvise ari ikintu gikomeye, dore ko nyine yaranabizi ko ari ikintu gikomeye, ariko yarabuze aho ahera yabibwira uyu mukobwa. Moise rero yatangiye gusobanurira Mikayire
ati ni ukuri ntabwo ibi byose nari narigeze mbimenya, iyo nza kubimenya karahari mba naragize icyo nkora. Naho rero Mikayire ati ariko nyine umaze ibyumweru ubizi, nyamara muri ibyo byumweru byose twandikiranye amabaruwa menshi, ayo makuru wowe wari uyafite, ntiwigeze umbwira yuko ugiye kuzanyambura byose. Ahantu umugabo wanjye nakunze ubuzima bwanjye bwose ari, ntiwigeze umbwira ko ugiye kuhatwara, ndetse ahantu hamwe gusa numvaga ariho mpurira n'umukunzi wanjye, ntiwigeze umbwira ko ugiye kuhanyambura. Moyize ati hoya rwose ntabwo nshobora kuhakwambura, kubera yuko nifuzaga kubigusobanurira nubwo nari narabuze amagambo mbivugamo, gusa kuva nabimenya ndi kurwana intambara ikomeye yo kugira ngo rwose mbihagarike. Mikayire ati hanyuma se ko rwose uri umuyobozi w'iyi kampani, harabura iki ngo ube wabihagarika? Naho rero Moyize ati ntabwo ari ibintu byoroshye nk'uko ubyumva, ntabwo ari ibintu nazamura urutoki ngo mbihagarike, kubera ko ibi bintu birimo abashoramari benshi, birimo ndetse amakontara menshi yasinywe, birimo ndetse rwose impapuro nyinshi cyane zagiye zisinywa n'abayobozi. Ibyo byose rero nta ruhare nigeze mbigiramo. Bambwiraga ko nyine bagomba kugura ubutaka kugira ngo tuzubake iyo kampisi, ndetse rwose n'amafaranga akenewe nkayatanga, ariko sinigeze menya ngo ubutaka bwari bugiye kugurwa bwari ubuhe. Gusa nanone humura rwose ntabwo rirarenga, ndakora ibishoboka byose maze hano hantu ntibazigere bahakoraho. Nyamara Mikayire aba yahindukiye ari kureba hirya, kuko amarira aba yamubanye menshi, kandi ntabwo aba yifuza ko uyu musore yamubona ari kurira, dore ko nyine aba yumva ari we watumye aya marira yose ari kumushoka ku matama. Moyize rero amuhereza nyine ya baruwa ayicishije ku ruhande aba yamwandikiye, ariko nyamara ntabwo Mikayire aba ashaka kuyifata. Yaramubwiye ati nafashe amabaruwa yawe menshi atandukanye, nta yindi baruwa yawe nshaka, kuko zose ni ibinyoma gusa, n'ubundi ibyo umbwira ntabwo ari byo gutekereza. Mbabarira rwose ugende, ntabwo nshaka kongera kukubona, ntabwo nari nzi yuko ari uko nguko uteye, ariko n'ubundi iyo nza kubimenya kare mba narabimenye. Abakire ni uko mumeze, ntabwo mujya mwita ku gahinda k'abandi bantu, icyo mwitaho ni inyungu zanyu gusa. Aya magambo yose rero yari ari rwose kubabaza Moyize, dore ko ibi bintu atigeze abyifuza habe na gato. Moyize rero yafashe iyi baruwa maze arayihina, arongera agerekaho akabuye kwa kundi yajyaga azisiga, maze ahita yigendera. Naho rero Mikayire yarahindukiye arareba ngo arebe ko uyu musore yagiye, maze ategereza ko agera kure kugira ngo ashwanyukarire, kuko yumvaga akeneye kurira asakuza kugira ngo yumve ko nibura yaruhuka. Abona rero Moyize yamaze kurenga, maze agashwanyuka akarira, ararira cyane rwose, dore ko aba ari kurizwa n'ibintu byinshi. Aba ari kurizwa no kuba imva y'umugabo we bagiye kuyikura aha hantu, nanone kandi aba ari kurizwa n'umubano yaramaze kugirana na Moyize, ariko kano kanya akaba amaze kubona ko wagira ngo uyu mubano ntabwo wigeze ubaho, dore ko nyine uba rwose umaze gusenyuka. Sinzi ukuntu rero areba ku ruhande, maze akabona ya baruwa yanze Moyize yayisize hano. Yarabanje areba hirya no hino ko nta muntu umureba n'ubundi, maze afata ya baruwa yatangiye kuyisoma ku bw'amatsiko yari ayifitiye. Nyamara iyi baruwa yatangiraga igira iti Mikayire, nubasha kuba uri gusoma iyi baruwa nuko ndi bube namaze kukubwira ibintu kampani yanjye iri gutegura gukorera hano. Gusa nakabaye narabikubwiye mu byumweru 2 byashize, ariko rwose nabuze imbaraga kuko sinifuzaga kugutakaza, sinifuzaga gutakaza ibihe byiza twagiranaga. Amabaruwa yacu sinifuzaga kuyatakaza, kubera ko ndakubwiza ukuri, nyuma y'igihe kirekire ni wowe muntu wongeye kunganiriza, maze nkumva nkeneye kuvuga. Ni wowe muntu kandi wongeye kunsubizamo imbaraga, sinifuzaga rero kugutakaza, nabuze imbaraga rwose zabikubwira. Gusa nyine nta ruhare rwose nigeze mbigiramo. Ikindi kandi ndi kurwana intambara ikomeye ngo ndebe yuko rwose ibi bintu nabihagarika, nubwo ntacyo ndabasha kugeraho, ariko nkwijeje ntashidikanya ko nta muntu n'umwe uzigera akora kumva y'umugabo wawe. Humura rwose nta muntu uzayikoraho, ibyo bintu sinareka biba. Ikindi kandi ntabwo ahantu honyine ukura ibyishimo nahakwambura, ntuhangayike rwose, nta muntu n'umwe uzahakora. Mikayire rero ari gusoma ibi bintu, nibwo mu mutima we ari gutekereza
ko noneho rwose uyu musore uyu munsi yari yaje yafashe umwanzuro wo kumubwira ibi byose, kuko iyi baruwa yari yaje yayanditse, ndetse Mikayera yahingutse hano asanga uyu musore ayifite mu ntoki. Mu by'ukuri rero ntabwo Moise yari azi yuko Mikayera yamenye ibi byose. Mikayera rero aba yibaza niba nyine akwiye kumubabarira cyangwa se adakwiye kumubabarira, ariko nawe kubera agahinda kenshi aba afite, aba yumva rwose atari cyo gihe cyo kuba yamubabarira, kuko aba atekereza ati n'ubundi kumubabarira ntabwo bizatuma ntabura ahantu hanjye nakundaga, ahantu hanjye nazaga kuruhukira. N'ubundi rero Mikayera azinga ya baruwa maze akayibika, arongera akicara maze agafata urupapuro ngo yandikire nyine Nikora nk'uko yari asanzwe abigenza. Gusa nyine uyu munsi ntabwo bimukundira kuko abura amagambo yo kwandika, ndetse rwose akaguma hano ari kwitegereza uru rupapuro ruriho ubusa, isaha ikamushyiriraho nta jambo na rimwe arandika. Aba yumva ibintu mu mutwe we byivanze, aba yumva ubwenge bwe wagira ngo ntabwo buri ku murongo. Isaha yose rero imaze gushira abona ko bitari bushoboke, maze agahaguruka ngo atahe. Ni ubwa mbere mu myaka 3 yose aba abashije kuza hano maze agataha atandikiye Nikora. Ntabwo na rimwe ibi bintu biba byarigeze bimubaho. Ku rundi ruhande ariko Moise nawe ntabwo aba atuje, aragenda akicara muri biro ye maze agatangira gutekereza icyo gukora, kuko aba yumva byanze bikunze agomba guhagarika uyu mushinga. Afata rero telefone maze agatangira guhamagara buri muntu wese ufite aho ahuriye n'uyu mushinga. Arabahamagara bose ababwira ko rwose atari kwemeranya nabo ko nyine bakubaka hano hantu, ndetse abasaba yuko bagomba gushaka ahandi hantu bazubaka. Ahamagara rero umuntu wari ukuriye uyu mushinga wo kubaka nyine hano hantu, aramubwira atumva ngewe ibyo bintu ntabwo ndi kubikozwa, ibyabaye byose n'ibihombo byazabamo ntabwo bindeba, ndifuza yuko uyu munsi bitarenze waba wabonye ahandi hantu twazubaka, naho aho ngaho rwose ntabwo hemewe. Uyu rero ukuriye uyu mushinga aramubwira ati boss rwose urabizi ndakubaha, ariko nanone aho ibintu bigeze ntabwo byashoboka guhagarika uyu mushinga. Ubu butaka twabutanzeho amafaranga menshi, ibyangombwa byo kuwubaka nabyo byatanzweho amafaranga menshi, n'ibindi bintu byinshi byagiye bitangwaho amafaranga atabarika. Abashoramari rero ntabwo rwose bashobora kwemera ibyo bintu, kuko ntabwo bakwemera guhomba. Moise rero ahita amubwira ati ibyo bindekere, wowe gusa uramenye mudashyiramo imashini n'imwe ngo muratangira kubaka, bandekera abo bose ndavugana nabo, wowe shaka nyine ahandi hantu tugomba kugura, tugomba gutangira kubaka kandi nyine bidatinze. Uyu munsi rero uretse no kwirirwa ku matelefone, Moise anarara rwose ku matelefone, n'ubundi arara ataryamye maze bukarinda bucya. Mu gitondo rero n'ubundi asubira ku kazi nk'ibisanzwe, nyamara ntabwo aba yigeze afatanya ijisho, aba afite umunaniro, amaso aba yatukuye mu buryo bugaragara. Akigera rero muri biro ye, sekreteri ahita aza kumubwira ko nyine hari inama y'abafatanyabikorwa bamutegereje. Yarahagurutse maze ajya muri iyi nama. Akigerayo rero bamubajije ibintu ari kuvuga by'uko atagishyigikiye uyu mushinga, maze ababwira yuko ari uko atigeze amenya ubutaka babuze ubwo ari bwo, ko rwose bidakwiriye ko bashobora gusenya imva z'abantu baruhukiyemo. Ati hoya rwose hari ahantu hafatwa nk'ahantu rwose h'icyitegererezo ku miryango myinshi, hariya ni ahantu abantu bubaha kuko hari abantu babo. Tekereza namwe ibinyamakuru ibyo bizandika umunsi bizamenya yuko turi gusenya hari ahantu turi gukuramo imibiri y'abantu bari biruhukiye. Nyamara rero abantu bose bari hano nta n'umwe umwumva, buri umwe bari kumubwira ati urakeka se yuko nyine kubaha aho hantu bizaduha amafaranga? Ntabwo bizatwinjiriza, nta migabane bizaduha, twebwe ibyo ntabwo bitureba, dupfa kuba twarahaguze, ibyo bindi by'amarangamutima ntabwo bitureba. Ahubwo se kuva ryari wowe ibintu nk'ibyo ngibyo byinjiramo, kubundi kera ntacyo byabaga bikubwiye? Naho rero Moise ati ni kera nyine, naho rwose ubu ngubu nabitekerejeho neza, dore ko nyine nanjye hari abantu banjye ndetse hari n'abandi bantu b'imiryango nzi,
ntabwo nifuza kubabaza abantu bingana bityo kuko buriya si bwo butaka bwonyine buri hano, hari ubundi butaka bwinshi cyane twakabaye tugura. Naho rero aba bafatanyabikorwa bati hanyuma turahomba amafaranga yacu twashoye ngo ni ukubera amarangamutima? Ntabwo rwose ibyo bintu byagakwiye. Bamaze amasaha menshi rero bakiri kuburana, dore ko nyine bose abafatanyabikorwa bari bateraniye kuri Moise, we nyine yari umwe naho bo ari benshi. Gusa nyine yarababwiye ati reka ntabwo mbasaba kumfasha, ntabwo ari ubufasha mbasaba, kubera yuko n'ubundi amafaranga yose yatakaye hariya nzayishyura. Icyo mbasaba ni ugushyigikira igitekerezo cyanjye cy'uko nyine twahindura aho tugomba kubaka gusa. Bageze aho rero barabyumva, maze bamubwira yuko babaye nyine baretse gatoya gutangira kubaka mu gihe bagitegereje ko haboneka ahandi bazubaka, maze bakareba niba koko haba naho ari heza nk'aho bari barahisemo. Kano kanya rero nibura yariruhukije, dore ko yumvaga nyine afite indi minsi yo gushaka icyo gukora mu gihe nyine bazaba baretse gutangira kubaka. Nubwo itari intsinzi yuzuye, ariko mu by'ukuri yari abonye icyizere cy'uko nibura yatangira gushaka ikindi yakora. Ibitekerezo rero biba ari byinshi rwose ku ruhande rwa Moise, naho rero Mikayira we rwose aba yumva bibaye byiza atazasubira hano kureba umugabo we, nyamara nanone aba ari kubitekerezaho akumva nabyo ntabwo byapfa gushoboka. Ku cyumweru rero yafashe umwanzuro wo kujyayo, nubwo rwose yumvaga yabireka kuko yanatekerezaga ko ubu batangiye kubaka ndetse ashobora kugenda agasanga batangiye kuhasenyagura. Yaragiye rero atungurwa no kugerayo, maze agasanga nta bikorwa byo kubaka byatangiye, ndetse rwose nta n'ikindi kintu kimwereka yuko hano hantu bagiye kuhasenya. Yabonaga ari nk'ibisanzwe nyine nta cyahindutse. Yegereye rero imva ya Nikora nk'ibisanzwe, gusa noneho uyu munsi ntabwo yahasanze ibaruwa, ahubwo yahasanze amvelope nini irimo impapuro nyinshi. Kubw'amatsiko rero n'ubundi yarayifashe maze atangira kurebamo. Yasanze rero hariho agapapuro gatoya kandikishije umukono, yahise amenya akigukubita amaso ni umukono wa Moise. Kuri aka gapapuro rero hari handitseho ati nyine nagusezeranije ko ngomba kugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo hano hantu ntibahasenye. Nibyo ndimo rwose ndi kugerageza, nubwo nyine ikibazo kitararangira, ariko humura biri mu nzira nziza uko byagenda kose. Hanyuma rero muri izo dosiye harimo rwose uburenganzira nguhaye ko nyine ahantu hari iyo mva y'umugabo wawe ndetse n'ahandi hose hayikikije ndahaguhaye kandi byemewe n'amategeko. Nta muntu uzigera ukora kuri ubwo butaka. Ubwo butaka nyine n'ubwawe uzabukoresha uko ushaka. Ndakeka rero nta muntu n'umwe rwose uzigera akora kuri iyo mva. Naho rero kano kanya Mikayira akimara kubona uru rwandiko yahise acishamo amaso yihuse muri ya madosiye, maze abona rwose yasinyweho yose kandi yemewe n'ubuyobozi. Kano kanya yarishimye cyane, nibura yaratangiye gutekana, yariruhukije ati nibura uko byagenda kose, ariko rwose noneho umugabo wanjye ntabwo bakimunyeganyije, ntabwo bakimukozeho. Nyamara ariko Moise yari yanamwandikiye ko rwose agikomeje guhangana n'iki kibazo kugira ngo n'ahasigaye hose ntihazagire umuntu uhakoraho, abantu nyine bazagume baza kureba abantu babo. Mikayira rero yahise afata ya karine ye maze na bike atangira kwandika. Kano kanya noneho amagambo yo kwandikira Nikora yari ari kuyabona rwose ari menshi. Yatangiye rero kumubwira ibyabaye byose, yatangiye kumubwira ko wa muntu bahuye yari agiye rwose kumuhemukira, ariko nanone ko ari kugerageza gushyira ibintu ku murongo, ndetse yatangiye no kumubwira ko noneho hano hantu ari ahabo, aho bahurira nyine niko yahitaga aho yahuriraga na Nikora. Ati ubu noneho kano kanya ni ahacu, hari mu biganza byacu, nabyo ni ibintu byo kwishimira ko tutazongera kuhatakaza. Gusa nanone ndibaza niba nkwiye gukomeza kugirira icyizere Moise, niba atazantenguha ku yindi nshuro.
gusa rwose ari kugerageza gukora ibintu neza kandi ibyangiritse byose ari kugerageza kongera kubisana. Aba ari kuvuga nyine ni nk'aho aba yivugana kubera ko ababwira we ntabwo aba abasha kumusubiza. Mu kanya rero ahita yumva intambwe inyuma ye maze agahita ahindukira. Yararebye rero asanga ni Moise. Yahise abumba ikarine vuba byihuse. Moise ati umbabarire, ubanza ahari rwose nkurogoye, nta kibazo nagenda maze nkazagaruka ubutaha. Naho Mikayera ati oya nta mpamvu zo kugenda, n'ubundi nari nshoje. Mikayera rero ari guhaguruka sinzi ukuntu yarebye ku ruhande maze ahita abona hari n'indabyo nshyashya kandi atahashyize. Yahise rero amenya ko n'izi nazo ari Moise wazihashyize. Yahise amubwira ati mwakoze cyane ku bw'izi ndabyo, ikindi kandi mwakoze ku bw'ubu butaka mwampaye. Naho rero Moise yahise amubwira ati ubu butaka naguhaye ntabwo rwose ari impano naguhaye, ahubwo nyine urabikwiriye rwose, nakabaye naranabikoze kera kose. Gusa nyine ntabwo ndi buhagararire hano kubera ko ngomba gukora ibishoboka kugira ngo n'abandi bantu bose baruhukiye hano bakomeze baruhukire mu mahoro, he kugira umuntu ubanyeganyeza. Moise rero yakomeje gusaba imbabazi Mikayera ndetse rwose amusaba nyine ko yakwihangana ku byabaye byose. Mikayera rero yamubwiye ko yamubabariye kuko abibona neza ko ari gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo ibi byose bishoboke, ndetse rwose yamubwiye yuko amuhaye andi mahirwe ariko nyine adashaka yuko azongera kugira ikintu akora atamubwiye ku bintu bimeze nk'ibi ngibi. Baricaye rero batangira kuganira. Kano kanya noneho Moise yari akeye mu maso kubera ko yari yamaze kubabarirwa n'uyu mukobwa yifuzaga ko rwose yamubabarira. Batangiye rero kuganira ndetse no gupanga icyo bakora kugira ngo hano hantu ntihazagire umuntu wakoraho, ahubwo nyine bazahatunganye neza kurusha. Guhera uyu munsi rero Moise na Mikayera ntabwo bongeye gusiba kubonana. Buri munsi barahuraga bakaganira bagapanga n'ibindi nyine. Gusa nyine amakuru aragenda, sinzi rwose umuntu wabafashe amafoto bicaranye hahandi nyine bakundaga kwicarana. Aya mafoto rero yarayajyanye maze ayereka nyine abandi bantu bakorana na Moise. Gusa abafatanyabikorwa be bakimara kubona aya mafoto barumiwe, baratekereje bati none se ubu birashoboka yuko Moise yaba ashaka guhomba miliyoni 100 z'amadolari kubera uyu mukobwa? Ntabwo rwose ibi bintu bishoboka. Batangiye gushaka amakuru rero maze bavumbura buri kimwe cyose, yaba ya mabaruwa bandikiranaga ndetse rwose yaba na bwa butaka yahaye uyu mukobwa Mikayera, byose barabibonye maze barumirwa. Bibaza ukuntu aya mafaranga yose uyu musore yayarekura kubera uyu mukobwa gusa, dore ko bo nyine ntabwo bari bazi ibindi biri inyuma yo kuba bababonanye. Abafatanyabikorwa rero ba Moise bakimara kubona ibi byose bamutumyeho mu nama maze batangira kumuterera hejuru. Buri umwe amubwira ati burya bya bindi byose byari ukubera amarangamutima, ntabwo bibaho. Umusore nkawe uri serious nk'uko wari usanzwe uha agaciro akazi, ni gute wafata amarangamutima yawe maze ukayavanga mu kazi? Naho rero Moise yahise ababwira ati ibintu muri kuvuga ntabwo rwose muzi agaciro kabyo, uretse nyine no kuba hari ahantu nanjye hari igice cy'ubuzima bwanjye, dore ko rwose hari umugore wanjye n'umwana. Ariko ikindi cya kabiri, nahahuriye n'umukobwa. Uyu mukobwa rero yatumye rwose mpindura imyumvire kubera ko uyu mukobwa niwe rwose watumye mbasha no kwiyakira, ni nawe kandi watumye mba uwo mureba kano kanya. Uyu mukobwa rero twatangiye kujya tuvugana buhoro buhoro maze biza kugeraho uyu mukobwa rwose nza gusanga ariwe mbaraga zanjye, niwe imbaraga zo gukomera. Ntabwo rero
nifuza ko rwose hari ikintu nawe cyamwangiza, dore ko n'ubusanzwe asanzwe yifitiye agahinda ko kuba yarabuze umugabo we. Sinifuza ko rero banasenya ahantu nyine umugabo we aruhukiye, dore ko kandi hari n'abandi bantu benshi. Tugomba kwitarega no ku marangamutima y'abandi. Kubera iki buri gihe tugomba guharanira inyungu? Uyu munsi aba yarakaye cyane. Ati tugomba no kumenya ko n'abandi rwose bakeneye ibyishimo, ndetse bakeneye nyine kubaho batuje, uretse amafaranga yacu kuba rwose yahora abasenya. Abantu rero bose bari hano ntabwo bose baba babyumva kimwe. Bamwe baba bari ku ruhande rwa Moise, abandi ntabwo baba bumva ibi bitekerezo bye, kuko baba bazi neza yuko iyi projet irimo amafaranga menshi bishoboka. Gusa n'ubundi habayemo imiserero myinshi, maze birangira nta cyemezo na kimwe bafashe. Yasohotse rero muri iyi nama ameze nk'uwataye umutwe, maze ahita ajya kureba Mikayera nk'ibisanzwe. Mikayera akimukubita amaso yaramubwiye ati ko ndeba utameze neza, ko ndeba unaniwe, ko ndeba utishimye. Ni ubwa mbere mu buzima bwa Moise umuntu yarabonye ko atameze neza. Ni ubwa mbere rwose umuntu yaramwitayeho maze akamubaza uko yiyumva. Yaramubwiye ati oya nta kibazo meze neza. Ntabwo yashakaga kumubwira ibibazo byose ari gucamo. Naho rero Mikayera ati ndakuzi urabizi, tumaranye igihe kinini, iyo wishimye mba mbizi, ndetse n'iyo ubabaye mba mbireba. Uyu munsi rwose urababaye biragaragara no ku maso yawe. Ntacyo rero Moise aramusubiza. Mikayera yahise amubwira ati ahubwo se urabyumva ute nyine dufashe akanya gato maze tukaba twafata akaruhuko, ukabanza ugashyira ibitekerezo ku murongo. Moise yahise amubwira ati ibyo bintu ndabikeneye rwose, kuko nanjye ndumva nkeneye kuruhuka. Naho rero Mikayera yahise amufata mu kiganza, maze basohoka hano hantu. Bagiye rero ahantu mu kajaride, maze batangira gutembera bafatanya mu kiganza, bagenda baganira, kubera yuko Mikayera yifuzaga ko uyu musore yatuza. Yarabibonaga rwose ko afite ibintu byamurenze. Bari kugenda hano hantu rero, Moise yabwiye Mikayera ati wakoze cyane, urakoze kunyitaho, kandi urakoze kumpa uyu mwanya. Naho rero Mikayera ati hoya rwose nagakoze ibishoboka byose kugira ngo umere neza, kuko ni wowe muntu wenyine wemeye gufata bizinesi ye akayigurana abantu bari hano, akayigurana abantu atazi. Nta wundi muntu n'umwe wari kubikora uretse wowe. Ndagushimiye rero kubw'iki gikorwa watekereje. Nta kindi rero Moise aravuga. Mikayera yahise amubaza ati ndifuza kukubaza ikibazo, ariko mbabarire rwose unsubiza bikuvuye ku mutima. Naho Moise ati nta kibazo rwose. Mikayera yahise amubaza ati mbabarire umbwire, birashoboka ko umuntu yakunda abantu babiri icyarimwe? Ati yenda ntabwo ari ukubakundira mu gihe kimwe, yenda umwe yamukunda nyuma y'undi, umwe yaramaze kwigendera. Ariko se birashoboka ko ibyo bintu byabaho? Moise akimara kumva iki kibazo, umutima wahise utangira kudiha cyane, hafi kumuca mu kanwa. Yahise rero asubiza Mikayera yihuse ati birashoboka cyane rwose, kubera yuko njyewe byambayeho. Natekerezaga ko ntazongera gukunda ukundi, ndetse rwose nari narafunze umutima wanjye ntekereza ko n'imfunguzo nazitaye. Ariko igitangaje ni uko namaze kugufungurira umutima wanjye. Mikayera rero akimara kumva ibi, nawe rwose yahise nyine ahinduka, maze ahita akomeza abwira Moise ati najyaga ntekereza ko nakoze amakosa akomeye, kuba rwose nkwiyumvamo nk'uko nkwiyumvamo. Numvaga ahari nshobora kuba narahemutse, ariko noneho ubu ngubu ndatuje. Naho rero Moise ati humura rwose nta kosa wakoze, ndabizi neza yuko ibyo ngibyo ari byo nikora kwifuriza. Naho rero Mikayera ati none wabwiwe n'iki ibyo nikora nyifuriza? Moise ati nakundaga umugore wanjye cyane, iyo rero biza kuba byarahindutse akaba ari njye ntakiriho, naho umugore wanjye ari we uriho, nakabaye mwifuriza ko yahura n'undi muntu umuha ibyishimo, kubera ko namukundaga kandi nifuzaga ko yahora yishimye. Namwifurizaga ibyiza gusa. Ni nako rero bimeze ku ruhande rwawe. Nikora yaragukundaga cyane, ndahamya ntashidikanya ko akwifuriza ibyiza, akwifuriza ibyishimo n'umunezero, atakwifuriza guhora wigunze. Niyo mpamvu rero
kuba hari undi muntu wafungurira umutima wawe ntabwo byamubabaza ahubwo byamushimisha ko wongeye nyine kugira ibyishimo nk'uko abikwifuriza. Ndabizi neza ko rwose ariko bimeze. Kano kanya rero aya magambo Moise yari ari kuvuga yari ari gukora ku mutima neza neza wa Mikayela, dore ko koko yumvaga nyine ibi bintu byari bikwiriye. Aba bombi rero bari bamaze kwidekarara ko bakundana, bahise bafatana mu biganza maze barahoberana bombi, amarira yatangiye gushoka ku maso, dore ko buri umwe wese yari arimo nyine kwiyumvamo undi, ndetse yumvaga undi ari kumwuzuza muri kano kanya. Uyu munsi rero bamarana amasaha menshi bishoboka, maze mu gutaha Moise agaherekeza Mikayela. Gusa nyine baba bagenda bafatanye mu biganza ndetse bagenda baseka, ubona bishimye, ubona noneho bakeye mu maso, ntabwo bose baba bakizinze amasura nk'uko byari bisanzwe. Umunsi wakurikiye rero ntabwo nyine biba byoroshye, kuko bongera guhamagara Moise bamubaza niba ubutaka yavuze yuko agomba gushaka atarabubona, nyamara kugeza kano kanya abatarabona ubwasimbura buriya bari baraguze. Batangira rero kumuhata ibibazo, buri umwe wese amubwira ibyo ashaka, atari ko ni gute wafashe umutungo wa kampani maze ukajya kuwuguramo ubutaka wahaye uriya mukobwa utanazi, ubutaka buhenze kuriya? Naho rero Moise atari ko ntabwo nigeze nkoresha amafaranga ya kampani, nakoresheje amafaranga yanjye ku giti cyanjye. Naho rero umwe muri bo ati nyine utangiye kuyoborwa n'amarangamutima ku buryo rwose ngiye mbona utagitekereza neza, ikigaragara cyo ni uko mu mutwe wawe ibintu bitameze neza, ukwiriye ikiruhuko, kandi rwose tugomba gufata umwanzuro tutitaye ku bitekerezo byawe. Dore ko nyine aba babivugaga ni abafatanyabikorwa be ndetse n'abandi nyine bashinzwe gukontorora imitungo muri iyi kampani. Bakiri hano rero ibintu rwose bimeze nabi, telefone ya Moise yarasonnye, maze mu kuyitaba asanga ni wa wundi nyine ukuriye umushinga wo kubaka ya kampisi. Yahise amubwira ati nabonye ahandi hantu ubutaka kandi ndakeka mwabukunda. Yari ari kumubwira hariho. Mu by'ukuri Moise yahise yumva aruhutse, kuko ubutaka yahise yumva ari bwiza cyane. Yahise ababwira rero ati hanyuma rero mfite igitekerezo, twabonye ubundi butaka. Yababwiye neza aho ubu butaka buri, maze abasaba ko rwose bajya kubureba, ubundi nyine bakemeranya niba bagomba kubwubaka. Yababwiye ko kandi ibyiza ari uko bafata umwanzuro byihuse, ko noneho kugeza aka kanya yumva rwose we yamaze kubitekerezaho neza ku buryo nta cyabihindura, ko rwose hari ahantu ari ndakorwaho batagomba kuzahubaka uko byagenda kose, ko azabasubiza amafaranga, ndetse niba bakeneye n'inyungu zirengaho azazibaha zose. Kano kanya rero yahise yumva nanone message ya email, yahise ayisoma maze asanga wa muntu ukuriye kubaka nyine ya nyubako niwe wari umwoherereje noneho email nyine imwereka ubutaka bari bahisemo. Yari hoteli yubatse ahantu naho rwose hafi y'aha ngaha, hoteli kandi yubatse neza ikora ku mihanda ibiri. Aha noneho ho hari heza rwose kurenza cyane hahandi ku irimbi bari bagiye gusenya. Bose rero batangiye kumva iki gitekerezo ari cyiza cyane, ariko nyine hano ho hari hahenze kurenza aho bari baguze bwa mbere. Gusa nanone Moise yatangiye kubasobanurira, abereka nyine ibyiza byo kuba baguze ahangaha hose, ati nyamara nibyo byiza rwose, aho kugira ngo abantu bajye banagira inzozi mbi zo kuba barasenye irimbi. Hano haratekanye, nta kibazo na kimwe hafite. Ndakeka ko rero rwose niba amafaranga ari na menshi, nta kibazo nzemera nongereho n'ayanjye bwite, ariko nyine aha hantu tuhagure maze hariya handi tuhihorere. Birumvikana nyine ntabwo habura abajya ku rundi ruhande
ariko yarahagaze akomeza kubaburanya ndetse rwose abereka n'ibyiza byo kugura iyi hoteli. Byarangiye rero ababyemeye ari bo benshi, maze kubera ko abari babihakanye ari bo bake, amajwi yabo yaburijwemo. Moise rero yasohotse hano hantu yihuta cyane, dore ko nyine yari afite inkuru nziza yagombaga kubwira Mikayera. Akimugera imbere yaramuhobereye cyane, maze ahita amubwira ati nkuzaniye inkuru nziza, ntabwo ahantu hacu tukihatakaje, byarangiye rwose twahatsindiye, ntabwo bakihashenye. Mikayera acyumva ibi amarira atangiye kuzenga mu maso, maze amuhobera cyane, noneho aramufata aramukomeza ati ndagushimiye, nubwo ntazi amagambo nabivugamo ngushimira kuba rwose hano hantu ubashije gutuma batahasenya, urakoze cyane. Naho rero Moise ati hoya, ahubwo ni wowe wakoze, kubera ko wamfunguye amaso maze utuma amenya ko hari ibindi bintu by'agaciro cyane kurenza inyungu tubara mu mafaranga. Bahise rero batangira gutekereza ukuntu nyine noneho bazahatunganya, ahubwo hakaba ahantu heza kurushaho. Iminsi yakurikiye birumvikana rwose yari iyo kwishimira intsinzi bagezeho, noneho rwose no gukundana mu buryo bugaragarira amaso y'abantu, dore ko nta kintu bari bakihisha ndetse bari baramaze kubyemeranyaho ko bagomba gukundana, ndetse ko abo bakundaga mbere nta kibazo rwose babifiteho nubwo batari bakiri mu buzima. Nyuma y'iminsi rero Moise yasabye Mikayera ko bahurira muri cafetaria bakundaga guhuriramo, maze bagasangira agacyayi. Uyu munsi rero barahuye, maze Mikayera akomeza gushimira nyine Moise, dore ko rwose yumvaga amagambo atashira, yabonaga uyu musore yaramuhinduriye ubuzima. Naho rero Moise yahise abwira Mikayera ati hoya, ndakubwiza ukuri ko ari njye rwose ngomba kugushimira, kubera yuko wampinduriye ubuzima burundu kuva twahura, aho natekerezaga ko ntazongera kubona umunezero narawubonye kuva umunsi wa mbere nkubona. Yatangiye kumwibutsa rero ukuntu ya letere yari ari gusoma, asoma cyane, ndetse hashira n'akanya kaguruka imusanga, ari nkaho ariyo yababereye urufunguzo rwo guhura. Kano kanya rero Moise yabwiye Mikayera ati ikintu cyonyine nzi nabasha kukubwira ngihagazeho ni uko ngukunda, ndagukunda n'umutima wanjye wose, ni wowe mukobwa wabashije gutuma nongera gufungura umutima wanjye nkongera gukunda umuntu. Natekerezaga ko ibyo bitazongera gushoboka ukundi, ariko nyamara nkigukubita amaso umutima wanjye w'ubwabo warakwifunguriye, maze rwose numva ndakwishimiye, narakwihaye wese, ndetse rwose ndi uwawe kugeza iteka ryose. Mikayera akimara kumva ibi yarongera aramuhobera atumva nanjye ndagukunda cyane, ndetse rwose nifuza ko urukundo rwacu rwaba urukundo rw'ubuzima bwose. Moise ati have wimvugira ibintu rwose. Yahise ashyira ivi hasi rero maze akura impeta mu mufuka. Yaramubwiye ati ni wowe watumye nongera gukunda, hanyuma rero ndifuza ko urukundo rwanjye ari wowe narukunda ibihe byose nshigaje kubaho kuri iyi si. Ndifuza ko ari wowe mukobwa wazamba iruhande, kubera yuko ni wowe rwose nshaka kuzajya numva umbwira ko nkunda, ni wowe kandi nifuza kuzabwira ijambo ndagukunda gusa muri ubu buzima. Wakwemera se kumbera umugore maze ibyo byose nkabikora mbifitiye uburenganzira? Kano kanya Mikayera amarira yari yamurenze, yahise amuhereza ikiganza ati ndabyemeye rwose, cyane cyane ko nanjye ari wowe musore wenyine nifuza iruhande rwanjye, ari nawe nifuza guha urukundo rwanjye ubuziraherezo. Yarahagurutse rero maze barahoberana, bongera kwibutsanya ko bakundana, ndetse rwose bakomeza kwishimira uru rukundo rwabo. Ibintu byabo rero byari byiza cyane rwose, bari banezerewe, umunezero wari wose. Inkuru yacu y'urukundo rero naha tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.